Yesu ashimwe. Nongeye kwishimira kubana namwe uyu munsi. Turaganira ijambo ry'Imana uko Imana yarinsize ku mutima. Uyu munsi navuga ngo ni ijambo spécial naryo. Maze igihe ndimo kwibaza ibibazo. Ariko nsanga mu bibazo byose nibaza icya mbere n'urukundo rw'Imana byose. Imana ibampera umugisha. Umutwe w'amagambo uyu munsi uravuga ikigeragezo udahitamo. Ubundi mu buzima bwo gukizwa hari ibigeragezo twisangamo bitewe n'ibyo twahisemo, ariko hari n'ikigeragezo kikuzaho utagihisemo. Hari n'ikigeragezo kikuzaho kubera ko abantu baguhitiyemo. Uyu munsi turaganira ku kigeragezo wowe udahitamo. Nta cyaha wakoze, nta kibi wakoreye abantu cyangwa se wakoreye Imana, ariko ukakibamo, ukacyisangamo. Ni ikigeragezo kidafite ibisobanuro kuri wowe. Ariko ukigushyiramo afite ibisobanuro byo kukigushyiramo. Imana idufashe cyane. Reka tujye mu gitabo cya Yobu, ndicyo uyu munsi turi buganireho. Imana ibampera umugisha. Turaganira ku magambo ya Yobu uyu munsi. Turasoma mu gice cyaho cya mbere. Turasoma ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. Imana ibampera umugisha cyane. N'amagambo usanzwe usoma, n'amagambo wasomye kenshi. Reka dusome, Imana itugirire neza. Mu gihugu cya Usi hariho umuntu witwaga Yobu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana, akirinda ibibi. Uwo mugabo yitwaga Yobu, ngo yari umukiranutsi utunganye, wirinda ibibi ku Mana no ku bantu. Bien sûr. None ku murongo wa kabiri haravuga ngo nuko abyara abahungu 7 n'abakobwa 3. Imana yamuhaye benediction y'urubyaro, umugisha w'urubyaro. Yamuhaye ubuzima bwiza, imuha urubyaro, agira umutima wo gukiranukira Imana. Imana ishimwe cyane. Birango yarakiranukaga.
njya nibaza ikibazo, ninde wagutangira ubuhamya? Ninde muntu ushobora gutemwanya ku buzima bwawe? Ariko uyu mugabo yari afite témoignage mu ijuru, yari afite témoignage no mu isi. Ndagira ngo nongere ntinde cyane kuri iri jambo, wowe ufite témoignage hehe? Témoignage yawe igarukira hehe? Uyu mugabo témoignage ntabwo yagarukiraga ku bantu 7 bari mu muryango we. Reka dusome ku murongo wa 6, Imana iho umugisha, dusibuke tujye ku murongo wa 6. Ku murongo wa 6 umutwe w'amagambo uravuga ngo Satani ahinyura ubukiranutsi bwa Yobu. Arabuhinyuje, uvuga ngo ntiyemeye ubukiranutsi bwa Yobu wofete, arabukonfije. None ku murongo wa 6, umunsi umwe abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, kandi n'abasatani bazanye nabo. Uwiteka abaza Satani ati, uturutse he? Nuko Satani asubiza Uwiteka ati, mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Ubona Uwiteka abukubaza Satani kuko yamubonye yaje, yazanye n'abantu b'Imana, yinjiranye nabo, ariko we yamubonye aramubaza, tuvuye he? Reka twumve igisubizo rero ku murongo wa 8. Uwiteka arongera abaza Satani ati, mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari ntawe uhwanye nawe mu isi, ko ari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana kandi akirinda ibibi? Maze Satani asubiza Uwiteka ati, ariko se ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Ntiwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose? Wahiriye umurimo w'amaboko ye? Ahangaha ni ahantu ushaka ngo utindi, ngo wahiriye cyane umurimo w'amaboko ye. Imana igumugisha, dusomere, ntabwo narangije ariko reka nsubiramo ku murongo wa 10. Ntiwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose? Wahiriye umurimo w'amaboko ye n'amatungo ye agwiriye mu gihugu. Have you not made a hedge around him, around his household, and around all that he has on every side? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. Tugiye gusoma ku murongo wa 11. Ariko rambura ukuboko kwawe
ukore ku byo atunze byose, ku byo atunze, pardon, ariko rambura ukuboko kwawe ukore ku byo atunze byose, nawe azakwihakana ari imbere yawe. But now stretch your hand and touch all that he has, and he will surely curse you to your face. Ntabwo nzi uyu Satani nimba ari umugabo, nimba ari umugore, nimba ari iki, ariko ndagira ngo wibaze ikibazo. I don't know if Satan is male or female, but I want you to ask yourself a question. Sinshaka no kumenya icyo ari cyo, nta gaciro binamfitiye, ariko I don't even want to know what he is because it doesn't profit me in any way. kuko yari azi neza ko umugabo cyangwa se Rome, umugabo akunda ibintu. But he was aware that a man likes to have possessions. Nukora ku bintu bye If you touch his possessions, arahita kureka, he will abandon you. nukora ku butunzi bwe ntiyongera kukwizera nk'Imana. If you touch his wealth, he will not trust you as God anymore. Muzi ikintu gifite puissance uyu munsi ni faranga. The thing that has most value today is money. Umukire ategeka ibyo ashaka na za guverinoma zikumvira. The rich command all they want and the governments obey. Umukire arenga n'amategeko, ayobora amategeko. The rich can even go beyond the law, and they even actually live. Dore icyo Satani akoresha. That is what Satan uses. Reka mbabwire, amafaranga ni meza mu buzima, Money is good in life, ariko si meza ku bugingo. but it's not good for the soul. Satani nicyo gikoresho cya mbere yakoresheje kugira ngo ahinyuze ubukiranutsi bwa Yobu. Is the very first tool that Satan used to challenge the righteousness of Job. Yaramubwiye ati kora ku byo utunze urebe ko yongera kugukunda. Satan says to God, touch his wealth and see if he will love you again. Hano hari ikintu njya mbona hano mu Bubiligi cyangwa se mu Burayi. There is something I have observed, Iyo iyero rimwe rivuye ku mushahara w'umuntu rimwe gusa, something I have observed here in Europe. If just €1, iyo sosiyete igomba gukora manifestation kubera ko bakuye mu iyero rimwe. just €1 is taken from someone's salary, there is always demonstrations because the government has taken €1. Bahita bakubwira ko bije irapfuye y'uwo muntu wakiraga iyero rimwe. They will demonstrate because they will say the budget has now changed because of the €1 you are taking away. Ufite ifaranga ni ikigirwamana cya shitani, ni imana ya shitani. So actually, money is an idol of Satan. Niyo mpamvu burya ntinya umuntu ukunda amafaranga cyane, wadora amafaranga cyane. That is why I fear someone who loves money so much. Ndayakunda nanjye ariko sinyadora. I also like money, but I don't love it. Satani rero ikintu yabonye umuntu akunda ni ifaranga. So Satan has realized that what human being loves is money. Nurikoraho ntiyongera kugukunda. If you touch that with the money of that person, they will not love you anymore. Tujye gusoma ku murongo wa 12 wumva icyo Uwiteka yamusubije. So we are going to read verse 11 to see the answer of the Lord to Satan about Hano Satani yasabye Yobu Imana. here Satan had to request for Job from the Lord. Tugiye kureba ukuntu none Imana imutanze rero. So we are going to see how the Lord answered Satan. Ntabwo guhitamo kwa Yobu, It is not Job's choice. nta cyaha Yobu yakoze hano, He has not sinned in any way. nta cyaha Yobu yakoresha Satani, nta n'icyo yakoreye Imana. He did not sin against God or Satan. Ariko Satani we yibeshye ko Yobu ikimukundisha Imana ni ubutunzi afite.
n'abana be 7. Satan was mistaken to believe that Job's righteousness to God was dependent on his wealth and the children he gave him. Reka nkubwire ni iki kigukundisha Imana wowe? So what do I do to love yourself? Uwiteka ku murongo wa 12, Uwiteka asubiza Satani ati, dore ibyo atunze byose biri mu maboko yawe, keretse we ubwe, we kumuramburaho ukuboko kwawe. Nuko Satani aherako ava imbere y'Uwiteka. Arabitanze. Lire 12. Verse 12. The Lord said to Satan, behold, all that he has is in your heart, is in your power. Only do not lay a hand on his person. So Satan went out from the presence of the Lord. Ahangaha rero iyo tugeze kuri iki gice, When we reach this verse, iyo uhereye ku murongo wa 13 ukageza ku murongo wa 19, when you read from verse 13 up to verse 19, bakwereka ibyago byose byaje bikurikira Yobu. it shows you all the calamities that came before Job. Iki ni ikigeragezo kidafite izina. This is a kind of temptation, trial that doesn't have a name. Ntabwo Yobu yageze agihitamo. He did not choose to be tried. Hari igihe abantu badisikita kugushyira mu bibazo, There is a time when people sit down and discuss to put you in trouble kandi ukabibamo, and you live with those problems. hari n'igihe ijuru naryo ryemera kuba mu bigeragezo kandi ukabibamo. The same way heaven can also decide that you get certain problems and you live with those problems. Icyo ukeneye kumenya uyu munsi, What you need to know today, ikigeragezo urimo ninde wakigusizemo? the problem you are in today, who put you in that? Kubera iki se wacyemeye? Why did you accept? Kubera iki se gihari? Why is it there? Ese uzi imvano y'ikigeragezo cyawe? Do you know the source actually of your temptation of the problem? Yobu ntabwo yigeze akora icyaha hano, Job did not sin here in any way. ariko impamvu yo kujya mu kigeragezo, The reason for him to be tempted, impamvu yo kujya mu kigeragezo the reason for the temptation, uyibona ku murongo wa 8, you find it on verse 8. ngo Uwiteka arongera abaza Satani ati, mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu? Naho ngaho When the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? witegereje umukozi wanjye Yobu mu isi, kuko Satani yagiye kwizereramo. Have you considered my servant Job? Hari igihe Imana ikwira tukisanga mu kigeragezo. Sometimes God can boast about you and you find yourself in a temptation. Abantu bagatangira yakoze ibyaha, ni umunyabyaha, ntabwo yubaha Imana. No, Imana irakwirata ikakwemera ko bikubijyamo. Some people may criticize you that you are a sinner, you have sinned here and there, but when the Lord boasts about you, He allows you to face the problem. Niyo mpamvu hano ku murongo wa 11 That is why in verse 11, Satani aravuga ati, dore wamubonye umugaragu wanjye, atari ko se yabura ate kuba umugaragu wawe ko afite ubutunzi bwose, afite abana 7, afite ibintu byose. that is why on verse 11, where God is boasting about Job, Satan is challenging God and saying, why would He not love you? Because you have blessed Him with wealth and children. You have given Him everything. Yobu nta nubwo yatekerezaga ko Satani ari kumusaba, ntabwo yari abizi. Job was not even aware that Satan was asking for him. Iyo usomye uhereye ku murongo wa 13 bamubwira ibyago byose bije bikurikiranye. When you read from verse 13, you read all the problems that befell him one after another. Reka dusome ku cyago cya nyuma ku murongo wa 18 mu gice cya mbere muri Yobu. We are going to read about the last of the many problems he had, the last one on verse 18.
akivuga haza undi ati, abahungu bawe n'abakobwa bawe basangiraga banywera vino mu nzu ya mukuru wabo. Nuko haza inkubi y'umuyaga iturutse mu butayu, ihitana imfuruka enye z'iyo nzu, maze inzu abasore barapfa. Ninjye warokotse njyenyine wo kukubikira. While he was still speaking, another also came and said, your sons and daughters were eating and drinking wine in their oldest brother's house. And suddenly a great wind came from across the wilderness and struck the four corners of the house, and it fell on the young people, and they are all dead, and they are dead, and I alone have escaped death. Ngo uyu mugabo niwe warokotse wonyine no kuza kumubwira ibyabaye. This man alone is the one who escaped to come and report what happened. Imana yabitanze, The Lord has taken it out. igeze no ku muryango we. He has taken it all out to his family. Amashyo yose yagiye, ubutunzi bwose bwagiye, ihereje ku bana. All his cattle and all his wealth has disappeared up to his children. Banza umenye ikigeragezo urwana nacyo, ninde wemeye kukibamo. You need first to realize the kind of temptation you are in. Impamvu dutsindwa, Nobody authorized it to happen to you. impamvu dutsindwa nuko tutamenya impamvu yo kuba mu kigeragezo. Nuko tutamenya surusi y'ikigeragezo. Yobu byose biragiye, bihereye ku ijambo riboneka ku murongo wa 8. Yobu ngo ntawe uhwanye nawe mu isi, kuko ngo ari mukiranutsi utunganye, wubaha Imana kandi akirinda ibibi. Ku murongo wa 8 niho ibyo byose biturutse, itangiriro ryo kugira ngo Yobu anyagwe ibyaburi bye, nuko Satani yamubonye nabona ari umukiranutsi koko. The source of Job's problems and trials and temptation, everything was, we find the source of everything on verse 8. Because the Lord boasted about him and considered him his servant, who was blameless and upright from earth. There was no one like him. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusoma ku murongo wa 21. Yobu yamaze kwemera byose. We are going to read on verse 21, where Job has simply surrendered all and accepted everything. Ku murongo ahangaha umutwe w'amagambo mu gitabo cy'ikinyarwanda avuga ngo Yobu ntiyabyinubiye, Yobu ntiyegeza abyinubira, ngo akomeza gushima Imana. Job did not grumble about what happened to him. Rather, he started praising God. Ubura umubyeyi cyangwa se ukabura umuvandimwe cyangwa ukabura umwana, urira imyaka n'imyaka. When you lose a parent or a child, you cry for many years. Dusome ku murongo wa 21. Navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye, kandi Uwiteka niwe ubintwaye. Izina ry'Uwiteka rishimwe. And he said, from verse 21, and he said, naked I came from my mother's womb, and naked I shall return. The Lord gave, and the Lord has taken away. Imana idufashe. Be the name of
wese ni iki wihaye? Ni iki wowe wihaye wikoreye? Ni iki wahinduye mu buzima bwawe? Yobu ntago yegeze arema aba bana. Niyo mpamvu uvuze ngo Imana yabampaye irabishubije. Imana yampaye ubutunzi irabwisubije. Hari igihe hari tugira ibyo tubura ubuzima bugahagarara. Dusoma ku murongo 22. Muri ibyo byose Yobu yakoze icyaha, habe no kubiherereza ku Mana. Iyo ikibazo kibaye ugishyira kuri nde? Ntiyigeze avuga ko ari Satani, ntiyigeze avuga ko ari Imana. Yaravuze ngo Uwiteka wabimpaye n'ubyisubije. Iki ni ikigeragezo kitagira izina. Ni ikigeragezo atahisemo kandi cyaje. Ndagira ngo wibaze imbaraga Yobu yazikuraga hehe zo kwihangana. Abuze ibintu byose yaratunze n'umuryango n'abana. Bose baragiye. Asigaye wenyine. Asigaye ari imfubyi ku bana. Ariko ngo ntiyegeze agira umuntu n'umwe abishinja. Imana ibamugisha. Reka twongere dusome igice cya 2. Ndagira vuba nubwo iminota tujyanye, ndagira vuba. Imana ibampera umugisha cyane. Satani ntabwo yigeze anyurwa n'ibikorwa yakoreye Yobu. Yamuteze ku bintu byose ariko ntiyanyuzwe. Yabumwambuye byose ariko ntiyanyuzwe. Satani ntabwo azakugerageza rimwe. Ntabwo azabikora kabiri. Azabikora de plus. Mu buzima bwawe. Banza umenye ninde wemeye kuba mu kigeragezo. Banza umenye impamvu wagiye mu kigeragezo. Ninde wemeye kukibamo. Dusome mu gice cya 2 ku murongo wa mbere n'ubundi. Undi munsi abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, na Satani ashengeranye nabo ku Uwiteka. Uwiteka abaza Satani ati, uturutse hehe? Kibazo ni kwipoza question. Satani asubiza Uwiteka ati, mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Uwiteka abaza Satani ati, aho witegereje umugaragu wanjye Yobu yuko ari ntawe uhwanye nawe mu isi, ari umukiranutsi utunganye wubaha Imana kandi akirinda ibibi. Yakomeje gukiranuka kwe nubwo wanteye kumugirira nabi, nkamuhora agasyi. Vango yamuhoye ubusa. Dusomere ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Urangiza umurongo wa 3.
God, a blameless and upright man. No one fears God and shuns evil. One who fears God and shuns evil, and still he holds fast to his integrity. Although you incited me against him to destroy him without cause. satani ntabwo aranyurwa. Satan is not satisfied yet. ibya mbere ntiyanyuzwe, The first time he is not satisfied. kandi imana yabize mu maboko ye. It was all handed into his hands. aje kuri turu ya kabiri. Now he's coming for the second time. ese ujya umenya ituru ya mbere iyo satani aje ukamenya n'iya kabiri ko satani yaje nabwo? ujya umenya ituru ya mbere iyo satani aje ukamenya n'iya kabiri? Do you realize that when the devil comes the first time and when he comes also the second time? ngiye kukwereka ukuntu satani ateye ubwoba, ari uwo kurwanywa. I'm going to show you how dangerous the devil is. Satan is. ku murongo wa 4, On verse 4, maze satani asubiza uwiteka ati, umubiri uhorerwa umubiri, ndetse ibyo umuntu atunze byose yabitanga ngo abicunguze ubugingo bwe. tusabe ku murongo wa 5, ariko noneho rambura ukuboko kwawe ukore ku magufwa ye no ku mubiri we, azakwihakana ari imbere yawe. so Satan answered the Lord and said, Skin for skin, yes, all that a man has, he will give for his life. But stretch out your hand now and touch his bone and his flesh, and he will surely curse you to your face. iyi ni turu ya kabiri. This is the second time, second round. mwibuke ko ajya kumwambura ibye yahereye ku murongo wa 10 amusaba satani, yahereye ku murongo wa 11 amusaba imana, pardon, satani asaba yobu imana, yahereye ku murongo wa 11. Remember that when Satan went to request for Job from God, it starts all from verse 11 where he went to request for Job. aha niho yatanze ubutunzi bwe n'umuryango we w'abana be. Where he was given all his wealth and his children. deuxième verset ni ukuvuga ngo yatanze deuxième version, cyangwa se deuxième tentation, cyangwa se deuxième problème. So on the second round, amutangiriye noneho ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 5. the second round of the trials is asking for his trial, requesting for. turu ya kabiri. In chapter 2, verse 1 to 5. iyi ni turu ya kabiri yo kumusaba. This is the second round he's going to ask for Job. ubutunzi ntibuhagije bwe yatwaye, His wealth is not enough that he has. abana be yishe ntabwo bahagije, His children that were killed is not enough. arashaka n'umubiri we, He also now wants his flesh. arashaka amagufa ye, He wants his bones. arashaka inyama zo ku mubiri we He wants the flesh on his bones ko zijegera nazo. to be also touched. hano nicyo bita depression. This is what we call depression. satani aragupusa kugeza ubwo ugera kuri depression. Satan pressures you until he brings you to depression. satani aragupusa kugeza ubwo urwara kanseri. Satan pressures you until you develop cancer. iyi niyo eta satani yashakaga ko yobu yinjiramo. This is the kind of state that Satan wanted Job to enter into. tugiye gusoma ku murongo wa 6 wumva icyo Yesu Uwiteka yasubije satani, amagambo akomeye. Verse 6 to understand what the Lord answered to Satan. aravuze ati nukora ku mubiri we nabwo arakwihakana, kuko yabonye ko atamwihakanye atwara abana, kuko nicyo cya nyuma gikomeye mu byo yobu yari afite. That if he touches his skin, this time he will cast his skin to his face. Because he thought Ntibya- that taking his children was the last one.
ibyo ntibyatumye Yobu ava ku Mana, That did not also make Job leave his body. ariko arashaka noneho gukora ku mubiri ngo arebe. Now he also wants to try his flesh and see. Noneho ku murongo wa 6 Uwiteka abwira Satani ati, dore ari mu maboko yawe, keretse ubugingo bwe gusa aba ari bwo wirinda. Amusize mu maboko ye, nabyo aramutanze. Nk'uko yatanze ibintu bye, atanze n'umubiri we ngo ukorweho. Now verse 6, and the Lord said to Satan, behold, it is in your hands, but spare his life. Iyo uri kugeragezwa hari igihe abantu bahagarara hariya yakoze ibyaha byinshi, yakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, ntabwo uzi impamvu abirimo. Iyo bari mu bigeragezo, ntabwo ndatekereza ko yari ahantu, yari muri serikere yiwe wenyine, abantu baramureba bavuga ati uriya muntu ahindutse umukene, ati ko yari umukire. Ni gute umuntu ukiranuka abura abana be bagapfa bakagenda, inka ze zikagenda, ingamiya ze zigashira? Ntabwo babyumvaga. Someone sins, people start judging them and say he has done many sins, he has sinned here, he has sinned there. But so I imagine Job was in a kind of situation where he was alone all by himself and everybody judging him and questioning why such a wealthy man can lose his wealth and his children at the same time. Muri ubu buzima turimo hano, In this kind of life we are living, iyo ikintu kikubayeho when something happens to you, bagishakira izina. they look for a word, a name to call it. Ahari ni ukubera biriya bintu akora, biriya yakoze, kuriya yitwara, kuriya avuga. Maybe because she or he has done that, he has, his character is so and so, the way he talks, so she talks. Ahari ni uko abana na bariya bantu, ni uko agendana nabo gutya, nicyo n'ibyaha bimuteye. Ofete uhita uhinduka umunyabyaha. Every time anyone falls into a problem, people begin to call you a sinner, they begin to question the people you move with and the people you talk with. You become a sinner to them and they attribute the problems you are facing to the sins you have committed. Ntabwo ari hitamo rya Yobu, ntabwo ari hitamo rya Yobu, ni ubushake bw'Imana. Imana hari igihe kwirata Satani akagusaba. There is a time when God boasts about you and the enemy, Satan, requests for you. Witegereje umukozi wanjye ukuntu anyubaha, Have you seen my servant, how he obeys me? ariko suzi impamvu agukunda. You know why? Ni uko ubuzima bwe bumeze neza gutya na gutya, dore umugore we ameze neza, dore abana be, dore akazi ke biragenda neza. Because you have blessed him, look at his wife, look at his children, everything about him is good, is going well. Bihagarike gato urebe ko yongera kugukurikira. Put a stop to it briefly and see if he will follow you again. Imana ikitegereza umutima wawe koko. May the Lord look at your heart. Ni iki gitera Evariste gusenga? What makes Evariste to pray? Nanze kubatangaho urugero kuko hari abamudashaka, muba mutifuza ko bavuga amazina yanyu kandi nibyo mufite rezo. I have not taken you as an example because some of you don't like your names to be mentioned and you are right. Ni iki gitera Daniyeli kubaha Imana? Ni iki gitera Daniyeli kubaha Imana? Hari nuko afite akazi keza. Gahagarika urebe. Hari igihe Imana itwirata, Satani agasaba ibyo dutunze ko ahari ari byo bituma dukunda iyo Mana. There is a time when God boasts about us and Satan will request for our wealth to be taken away, thinking that that's what makes us to love. Ni mube maso nshuti z'Imana. So be aware, be alert. Banza umenye impamvu uri mu kigeragezo. First find out why you are into the kind of trial. Banza umenye uwakigusizemo, usobanukirwa uwakigusizemo. Kuki ukibamo ugakomeza kubaha Imana? First know the reason you are facing that kind of trial. Where is it coming from?
ndimo ndatekereza iyo ndi muri generasiyo yanjye, iyo akantu gato kabaye ku muntu w'Imana baramuvuga we kakahava, ufite ububaye inkuru. ndimo ndatekereza muri generasiyo ya Yobu. Bibiliya iravuga ngo nta kiriho kitegeze kubaho. Biravuga ngo ibitubaho uyu munsi byabayeho na kera. Imana yamutanze rero, musize amaboko ya Satani ku murongo wa 6. Ariko yamubwiye icyo yirinda. Dusome ku murongo wa 7. Nuko Satani aherako arasohoka ava imbere y'Uwiteka, atera Yobu ibishuti bibi bihera mu bworo bw'ibirenge bigeza mu gitwariro, bigeza aho akenyereye. Ibishuti byuzuye umubiri. Dusomera inshuti y'Imana. Tugiye gusoma ku murongo wa 7, wa 8 n'uwa 9 cyangwa se wa 8. Nuko yishakira urujyo rwo kwishimisha, maze yicara mu ivu. Umva neza, wa mugabo wari umutunzi, wari umukire, wari ufite abana, wari ufite umuryango, wari ufite abakozi, byose yabitakaje. Nta gifite noneho no kwishima nta kibishoboye, kubera ko umubiri uramurya cyane, ageze noneho nicyo yishimisha nta kikibona. Ashatse urujyo, kuko inzara, uvuga ngo inzara ntago zigikora neza. Verse 8 says, and he took for himself a potsherd with which to scratch himself, which he sat in the midst of while he sat in the midst of ashes. So you imagine here a kind of wealthy man who was with riches and possessions and children, being affected to the point of not being able to scratch his own body with his nails, because even the nails are sick. Iyi ndwara uyu munsi twayigereranya na kanseri y'uruhu. Today, that kind of sickness, we can compare it to the cancer of the skin. Niyo yafashe Yobu. That's the kind of Yobu yari asigaranye umuntu umwe gusa mu muryango we, job was only left with one person, his family, umudamu. his wife. Reka urebe icyo yamusubije ku murongo wa 9. Umugore we aramubwira ati, mbese n'ubu uracyakomeje gukiranuka kwawe? Aho uripoza question. Mbese ahangaha iyo mpageze mba perturbe ndibaza, uyu nguyu Bibiliya tubwira ngo uyu ni igufa ryo mu magufa ye. Umva icyo ari kumubwira. When I reach points, I ask myself a lot of questions, because as the Bible says, his wife is actually a bone of his bones. Niwe wenyine yari asigaranye, niwe wenyine yari asigaranye muri famiye. She's the only person he was left with in the whole family. Dore uko amubwiye. What she says. Umugore we aramubwira ati, mbese n'ubu uracyakomeje gukiranuka kwawe? Ihakane Imana yawe wipfire. Mbese uyu mugore wamubwiye ngo uracyakomeje gukiranuka Imana, uracyakomeje gukiranuka, mbese ihakane Imana yawe wipfire, yarakira umugore we? Ese yarakigera ahantu aryama? Ese yarakimugaburira? Ese bari bacicarana?
ese uyu mugore uvuze ngo mbese, biravuga ngo mbese niyo yari ahari wofete, ntabwo yari ahari, yari aje kureba ko yapfuye, kuko aravuze ngo mbese n'ubu uracyakomeje gukiranuka kwawe, uracyakomeje, bivuga ngo yari kure ye wofete. Mu yandi magambo dusomera ku murongo wa 9. Verse 9, then his wife said to him, do you still hold fast to your engagement? Cast off and die. This is the kind of wife that was supposed to be sleeping next to him, cooking for him, taking care of him. But when she comes in to ask those kind of questions, it actually shows she was not even close to him. She's surprised like everybody else. uyu ni we wenyine yari asigaranye mu buzima bwe. She's the only person who was left to him in his life. Ntuzatangare ubona abantu bose bagutaye. Don't be surprised when everybody deserts you. Ariko nimba uko uri umuntu w'Imana, Truly a man of God. ntuzababara abantu bagutaye. Don't be sad when people leave you. Nimba warahamagariwe kubaha Imana, umuhamagaro wawe wari ukubaha Imana, ntuzababara ibintu bigucitse. If you have been called to obey God and your call is to be obedient to God, don't be sad when people and things all depart from you. Niyo mpamvu ntajya nizera umuntu, That's why I don't trust human beings. kuko hari limiti umuntu ageraho akavuga ngo hasi mparenga hamwe nawe. Because a human being has a limit. There is a point they reach and they say, I have reached my point. My limit, I cannot go beyond this with you. Uyu ni umugore babyaranye abana 7. This is the kind of wife, they have 7 children together. Uyu ni umugore batakaje abana 7 bari kumwe, They all lost the 7 children together. batakaje umutungo wose bari kumwe, All lost their wealth together. ariko bigeze ku mubiri we ntabwo akimwiyumvamo. But when it came to his flesh, she doesn't feel for him anymore. Umva inama mugiriye, Listen to them. ihakana Imana yawe wipfire. The kind of advice she gave him was to curse God and die. Ese nayihakana aragenda amahoro? If I curse God, where would I find the peace? Ikigutandukanya n'Imana ntabwo kiba kure yawe, kibana nawe. Something that separates you actually from God does not live far from you. It is close to you. Ni wowe ukeneye kuba maso kugira ngo kirwanye. So you need to be alert to fight it off. Satani azaca ku mugabo wawe, azaca ku mugore wawe. Satan can come through your wife or your husband. Satani ntabwo yigeze anyurwa ko ibintu byose yabitwaye akagera no ku mubiri we, aje no guca ku mugore we. Satan was not contented that he took away everything he has. He attacked everything he owned, and now he's also coming to pass through his wife. Iki ni igice cya gatatu cya tentation yo kudeviya Yobu. This is the third round of tempting Job. Igice cya mbere ni ukunyagwa, The first round was to be robbed of his possessions. igice cya kabiri ni ugukora ku magufa ye, And the second round is to touch his bones. igice cya gatatu Third round ni ugutabwa. is rejection. Yobu yatawe. Ahangaha kuri umurongo wa 10 nari ku murongo wa 8 n'uwa 9 yatawe. Job from verse 9 to 10 and 11 has been abandoned, has been rejected. Nguwo umwuka Yobu yarwanaga nawo, nguwo umwuka Yobu yarwanaga nawo. That is the kind of spirit Job was fighting with. Banza usobanukirwe inshuti z'Imana, uru rugendo ntago rurimo amagambo n'amakositime, amakaruvati, inkweto nziza, harimo umutima. My dear friends, you need to ask yourselves, you are dressed well, you are all carrying expensive things and dressed well, but how about your heart? Nta byubahiro bihari. There is no respect. Iyo
tuvuze icubahiro, umuntu wari ufite icubahiro w'umutunzi ukomeye mu isi no mu ijuru ni uyu mugabo Yobu. When we talk about respect and honor, the only person who was wealthy and respectable is Job. Ni nk'uko uyu munsi bakubwire bati ninde mukire ku isi kuri iyi puranete. It's like they would ask you today, on this planet today, who is the richest man today? Mu kinyejana cya Yobu, Yobu nawe yari umukire wa mbere ku isi. Certainly, Job was also the richest man on earth. Nshuti z'Imana, ikizakubaka no gukomera ni ukugira umutima utunganiye Imana. Ikizakubaka no gukomera kwawe ni ukugira umutima utunganiye Imana. Something that will help to build you up and make you strong is to have a heart that is obedient to God. Yobu yari atunganiye Imana ariko ntiyari atunganiye umugore we bari kumwe. He was upright to God, but not right to the wife he was with. Kuko Satani yamaze kwinjira muri uyu mugore ngo abwire Yobu. Because Satan has now entered the wife to talk to God. Kadusome ku murongo wa 10 tunarangize, Imana ibampera umugisha. So let's read verse 10 and then we conclude. God bless you. Ariko aramusubiza ati, uvuze nk'umwe mu babagore b'abapfapfa. Mbese twahabwa ibyiza mu kuboko kw'Imana tukanga guhabwa ibibi muri ibyo byose? Nta cyaha Yobu yacumurishije ururimi rwe. But he said to her, you speak as one of the foolish women speaks. Shall we indeed accept good from God, and shall we not accept adversity? In all this, Job did not sin with his lips. Imana ishimwe cyane. Yobu nubwo umugore yamwihakanye ntiyaretse Imana. Job, even though the woman rejected him, he did not reject him. Imana nibishaka tuzongera dusome igice cya kabiri. As the Lord wills, we shall continue with Banza usobanukirwe ibyo urimo gucamo n'impamvu urimo kubicamo. reflect on what you are going through and the reason why you are going through that. Ubundi uhamagara intsinzi ku buzima bwawe. And then you call for, Intsinzi, uhamagara ubufasha. and then you call for help on your life. Reka mbabwire, niwita ku byo abantu bakubwira ko ari byo bishobora gukora neza, You put so much into account what people tell you that it is uzayoba good, then you will be lost. kandi uzayobya n'abandi. And you will make also others be lost. Yobu ntiyigeze yita ku nama z'abantu. Job did not consider the advices of other people. Iyo usomye iki gice cyose, When you read the whole of this chapter, hari inama nyinshi yahawe, he was given a lot of advice. hari konseyi nyinshi yahawe. He was counseled with so many people. Ntibivuga ko mu bigeragezo utazahura n'ibiguca intege ngo nawe wumve urananiwe. It doesn't mean that during the period you are being tried, you will not lose hope and Ariko- be discouraged. Ariko numenya uwo uruhukiraho uzagira amahoro. But when you know the source of your rest, Ese uzaruhukira mu kabari? where do you go to rest? Do you find your rest in the bar? Ese uzaruhukira mu bagore cyangwa mu bagabo? Mbese uzaruhukira mu nshuti zawe murye munywe musinde cyane? Do you find rest with your friends where we go eat and drink and be merry? Mbese uzaruhukira kuri planche wambare kwa kundi ushaka kwambara abantu bakurebe wumve wishimye? Reba aho waruhukira nshuti. Rest in good clothes and being seen as dressed well and looking good. Mbese uzanywa dorage nyinshi cyane kugira ngo ubyibagirwe cyangwa ubyirengagize? Mbese uzanywa doroge nyinshi cyane kugira ngo ubyirengagize? Will
uzidoroga. Reka nkubwire, ni ukuganira n'umutima wawe n'Imana yawe. Ubu buzima Yobu yakurikiza inama bamuhaga, uyu munsi nta rugero rwiza tuba tubona kuri we. Nukurikiza ibyo bakugiraho inama nta rugero rwiza tuzakubonaho. Nukurikira urugero rwiza, nukurikira urugero rubi baguha nta rugero rwiza tuzakubonaho. Nukurikiza inama baguha nta rugero rwiza uzaduha, nta n'icyerekezo cyiza uzatujyanamo. Imana ibaho umugisha cyane. Imana nibishima tuzongera tuganire ku gice cya kabiri. Iki cyari igice cya mbere ku bya Yobu. Iki ni igice cya mbere cy'itangira ry'ibigeragezo bya Yobu. Ariko ndifuza ko tuzongera kwinjira mu gice cya kabiri cyo kwinjira mu buzima bushya bwa Yobu nabwo. Kuko igice cya mbere twakibonyemo ibice bitatu. Tuzongera turebe ibindi bice mu gice cya mbere cya kabiri. Ubuzima bwawe ugomba kubugereranya no gushaka icyiza muri wowe. Reka dusenge gatoya. Imana ibaho umugisha. Nyagasani Imana yacu, uri Imana ishobora byose, utanga ubuzima aho buri naho butari. Ni wowe utanga amahoro aho atari. Ni wowe uduha ubuzima aho bwapfuye. Ongera utureme bushyashya. Twaranyazwe byinshi, ongera uturemere ibindi byinshi. Twisize amaboko yawe Mana, kuva uyu munsi kugeza iteka ryose. Amen.